Bene data bavandimwe, mwanejejwe no kongera none gukurikira ijambo ry'Imana. Ndabasuhuje cyane. Imana yacu ibaha umugisha. Nejejwe nanone no kongera kugaruka muri uyu mwanya mwiza cyane Imana ibuduhaye kugira ngo twigane ijambo ryayo, kuko tuzi neza yuko Imana idufitiye urukundo kandi ishaka yuko twakira mu buryo butandukanye. Ni nayo mpamvu bateguye ibihe nk'ibi ngibi mu buryo bwayo, mu buryo idukunda kandi ishaka yuko twagera ku bugingo buhoraho. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi ishimwe cyane. Nanone nongeye no kunezezwa no kubana namwe muri ibi byigisho byiza cyane. Muzi yuko twatangiye turi kureba ku ngingo yitwa ubuturo bwera, turi kureba kwanduzwa no kwezwa umugambi w'Imana ubuturo bwera. Mu kigisho cya mbere cyarangiye muzi neza yuko twabonye ikintu gikomeye cyane, turi kureba ubuturo bwera nk'inzu y'Imana. Muri icyo kigisho mbibutseho yuko twari turi kureba pura y'Imana y'uburyo ubuturo bwera bwari bwubatse, turi kureba uburyo ubuturo bwera uburyo bwari bwubatse neza, ariko by'umwihariko turi kureba ku isomo rikomeye cyane twashingiraga mu gitabo cyo mu Kuva mu gice cyaho cya 25 ku murongo wa 8. Turi kureba amagambo avuga ngo bandemere ubuturo bwera nturi hagati muri bo. Kandi ku murongo wa 9 w'iki gice harimo amagambo avuga ngo muzabureme buse nk'ibyo ngiye kukwereka, fotokopi y'ibyo mu ijuru neza nk'uko n'ubundi ibyo mu ijuru byari bimeze. Rero twagiye tubona uburyo Imana yahamagaye abantu batandukanye bo kurema ubwo buturo bwera. Twabonye umugambi w'Imana, twabonye abantu Imana yahamagaye ba Besareli mwene Huri, twarabonye mu buryo butandukanye abo bantu Imana yakoresheje ngo ibuzuze umwuka wayo wera kugira ngo bakore ibyo bintu by'ubuturo bwera. Kandi nanone twabonye neza yuko ubwo buturo bwera turi kureba mu gice cya 40 cyo mu Kuva, tubona pura y'uburyo ubwo buturo bwera bwari bwubatse. Tubona bwari bugizwe n'ibice bitatu by'ingenzi cyane. Twabonye bwari bugizwe n'ahantu bita hera cyane, aho twasomyemo yuko hari isanduku y'amategeko y'Imana, ndetse harimo muri iyo sanduku y'amategeko y'Imana harimo ibikoresho bitandukanye tuzanareba mu buryo bw'umwihariko nitugera kuri iyo ngingo. Kandi twabonye n'icyumba cya kabiri cyakurikiraga icyo ngicyo, ahitwa ahera, ahabaga ibintu by'ibikoresho by'Imana mu buryo butandukanye. Aho habaga igicaniro cy'imibavu, habaga ameza y'imitsima, ndetse hakaba n'amatabaza 7 yabaga muri icyo cyumba cy'ahera cyane. Kandi twarakomeje tujya no mu rugo rw'ubwo buturo bwera. Twabonye ibintu bibiri habaga igikarabiro, ndetse hakaba n'igicaniro cy'ibitambo. Ibyo bintu bitandukanye twarabibonye. Naberetse uburyo inzu y'Imana yubatswe mu isi bwa mbere yari ihema, mbere ku buryo butandukanye bw'uburyo iryo hema ryaje kujyanwa Abisirayeli batakizerera, bakiva mu butayu batakizerera, barangije bageze mu gihugu cy'isezerano bubaka urusengero runini. Twarabibonye mu gitabo cyo ku Ngoma, turi kubona uburyo umwana w'Imana witwa Salomo yubatse urusengero rw'Imana, akongera agashyiramo ibikoresho byose nk'uko Imana yari yamubwiye kubishyiramo. Kandi twabonye yuko Imana yaje gutaha urwo rusengero nk'uko n'ubundi rwa mbere twabonye ko Imana yari yarutashye mu butayu mu gice cya 40, aho twari twabibonye n'uburyo Imana yagiye itaha urwo rusengero. Twaje kubona n'undi rusengero rwa 4 rwa gatatu rwaje kuba mu isi. Urwo ngurwo rwubatswe n'abantu bitwa ba Zerubabeli ndetse na ba Nehemiya, narabibabwiye neza. Ariko twabonye yuko rwa rusengero rwa kabiri rwaje gusohokwamo n'Imana igihe abantu bari bamaze kwica amategeko y'Imana. Imana irusohokamo, maze Nebukadinezari umwami w'i Babuloni araza arabatera, asenya urusengero. Arangije rwose ibintu byose by'ibikoresho abijyana i Babuloni. Ariko twaje kubona neza yuko urwo rusengero rwaje kongera kubakwa igihe abana b'Imana bari mu bunyage, maze Daniel ahabwa iyerekwa rijyanye n'isengesho ari gusenga muri Daniel igice cya 9, maze Imana imwereka uburyo bari bakumara, hari iherezo ry'imyaka 70 bagombaga kumara mu bunyage, nk'uko umuhanuzi witwa Yeremiya yari yabihanuye mu gice cya 25 cyo muri Yeremiya, aho yavugaga yuko ubwoko bwa Yerusalemu buzajyanwa mu bunyage ndetse bukamara imyaka 70. Ku iherezo ry'iyo myaka 70 Daniel yahawe amayerekwa, abona neza yuko Imana igomba kubavana muri ubwo bunyage, kandi bahagatangira ibindi bintu by'ibyumweru 70. Narabibasobanuriye neza cyane. Muri urwo rusengero twaje kubona yuko rwaje narwo gusohokamo, Imana yaje kurusohokamo, ariko
mbere yo kurusohokamo Yesu Kristo niwe wabanje kurweza kandi narwo rwejejwe nk'uko izindi zezwaga. Muri Matayo 21 aho Yesu yinjiye muri urwo rusengero, arangije yeza urwo rusengero kandi ubwiza bwe burabagirana muri urwo rusengero. Ariko twaje kubona muri Matayo 23 yuko urwo rusengero Yesu yaje kurusohokamo. Muri Matayo 23 Yesu ari kubabwira ngo dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Twaje kwibaza ikibazo, none se Imana kuko umugambi wayo w'uburyo yashakaga ko bayiremera ubuturo bwera ngo iture hagati muri bo, uwo mugambi waje gupfa rwose byaranze. Twaje kubona yuko Imana itajya ifeyiringa, nta nubwo yize ifeyiringa muri ibyo bintu byose, nubwo yagerageje insengero z'ibigaragara kugira ngo rwose ifashe abantu mu buryo bwo kugira ngo basabane nayo, ariko bikanga. Twaje kubona yuko Imana yongeye kwiyubakira indi nzu ya kane ku isi, ariyo nzu Imana ishaka, kandi twaje gusoza tubona yuko iyo nzu Imana ari njye nawe, Imana ishaka yuko tuba urusengero rwayo. Nkuko twaje kubona isomo ryiza cyane twabonye mu Befeso igice cyaho cya 2 ku murongo wa 22 turi kureba uburyo Imana ishaka yuko tuba insengero zayo mu buryo bw'umwuka. Kandi twaje no kubona andi magambo aboneka mu rwa mbere rwa Petero mu gice cya 2 ku murongo wa 6 turi kubona uburyo Imana ishaka yuko tuba inzu zo kubaka, ngo twubakanywe tube inzu z'umwuka mu buryo bw'iby'umwuka nk'uko Imana yabishakaga. Kandi nanone bavandimwe, twaje kubona neza nanone yuko Imana ishaka imibiri yacu ngo ibisengero z'umwuka wera nk'uko byanditswe mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 6 kumanuka hasi, nk'uko twabibonye yuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuzi yuko muri insengero z'umwuka wera, ariko twari turi kubireba byose. Rero Imana ishimwe cyane yuko yatoranyije urusengero rwa kane ku isi kugira ngo ikomeze kwibera hagati muri twebwe, kuko umugambi wayo utajya ufeiringa nk'uko abantu bashobora kubitekereza. Rero tugiye gukomeza n'ibyo byigisho tureba undi mugabane wa kabiri w'ingenzi cyane. Tugiye kureba noneho ubu ngubu tugiye kwinjira noneho mu buturo bwera, noneho tureba ubuturo bwera n'uburyo ku marembo y'ubuturo bwera, uburyo ubuturo bwera umuntu abwinjiramo. Ubu noneho tugiye kujya mu buturo bwera. Rero uyu munsi tugiye kwigana noneho ikigisho gifite umutwe uvuga ngo itangiriro ry'urugendo kandi irembo. Irembo ariryo tangiriro ry'urugendo. Irembo rero ariryo tangiriro ry'urugendo. Turareba uburyo mbere yuko umuntu yinjira mu buturo bwera abanza kwinjira guca ahantu bita ku irembo, kandi ahantu ndagira ngo muze guhuka cyane, muze gutega amatwi mwitonze. Kandi reka nkubwire inshuti yanjye, Imana ize kugufasha cyane kugira ngo nubwo uwavuga ko ufite amatwi yumva, ndagusabye kugira ngo Imana igufashe muri ibyigisho ukigisha uburyo uri kukigamo. Imana igufashe uze gufata umwanya wawe mbere yuko ukiga rwose, banza usenge usaba Imana kugira ngo iguhishure ingingo z'ingenzi ziba zirimo ahangaha, kuko iki kigisho ni ingenzi cyane. Reka mbere yuko tubumbura Bibiliya kugira ngo tugire icyo dusoma, reka tubanze twiragize Imana, maze Imana idubufasha mu ijambo ryayo, ari njye namwe, kugira ngo Imana ibane natwe. Reka dusenge. Data mwiza, Mana yacu, turagushimiye cyane, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turakunezerewe muri uyu mwanya kuko uri Imana ikomeye. Ubwo wemeye kuduha uyu mwanya kugira ngo twigane ijambo ryawe n'abana bawe. Ijambo ryawe rituruta ubukuru, ijambo ryawe ryiza cyane kandi rifite umumaro wo kwigisha umuntu no kumutunganya no kumwemeza ibyaha. Ndakwinginze kugira ngo ari njyewe ugiye kurivuga, ndetse mwami n'abari kuryumva uduhe umugisha. Utegure ibikwiriye, kandi abana bawe udufashirize twese hamwe muri iri jambo ryawe, ubwo tugiye kureba ingingo ikomeye cyane y'ingenzi kandi abantu bose bagomba gutekerezaho mu buryo bw'urugendo rwabo rwa gikristo, ingingo yitwa kwinjira mu irembo. Kandi mwami, ndagusabye kugira ngo udusobanurire byimbitse, umwuka wawe wera abe hamwe natwe, kuko umwuka wawe adahari nta kintu twakumva, kuko umwuka wawe watubwiye yuko dusobanuza iby'umwuka bindi. Nuko ngwino ubane natwe kandi uduhe imbaraga yo kugira ngo twumve neza ibyo ushaka kutubwirira mu ijambo ryawe. Shimye Imana mu izina rya Yesu, amena. Itangiriro ry'urugendo, irembo. Itangiriro ry'urugendo kandi irembo. Nababwiye yuko ubuturo bwera bwari bugizwe n'ibice bitatu mu buryo butandukanye, kandi nababwiye yuko tuzakomeza kwiga rino somo nk'uko tuzagenda turigarukaho, nk'uko rwose narabibabwiye mu kuva igice cyaho cya 25 ku murongo waho 8. Ahari amagambo meza cyane avuga ngo
kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo, muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose, icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabyo byose. Murumva neza yuko ino somo twabonye yuko Imana yashakaga gutura hagati mu Bisiraheli, kandi mubibuka neza yuko ibyo bintu twabibonye yuko Imana n'ubundi yari tuye hagati mu Bisiraheli, kuko n'ubundi tugereranyije n'uburyo Abisiraheli bubakaga amahema yabo mu buryo bw'urugendo bakiri mu butayu, imiryango yose yabaga ituye izengurutse ubwo buturo bwera, kuko umuryango umwe wabaga utuye mu majyepfo y'ubuturo bwera, undi utuye mu majyaruguru y'ubuturo bwera, undi utuye iburasirazuba, ndetse undi utuye iburengerazuba, maze Uwiteka agatura hagati muri bo mu buryo bw'ibigaragara. Kandi no mu buryo bw'iby'umwuka Imana n'ubundi yashaka gutura hagati muri bo mu buryo bwose bwo kuba hagati muri bo, kandi igashaka rwose kubana nabo mu buryo bwa buri munsi. Ibyo bintu twabonye neza yuko n'ubundi umunyabyaha Imana imushaka mu buryo bwose butandukanye, kandi uko twabonye mu Befeso igice cya 2 ku murongo wa 22, n'ubundi Imana natwe iradushaka ngo tube inzu z'umwuka, ngo twubakanywe kugira ngo tube inzu z'umwuka mu buryo bw'umwuka, maze Imana iture muri twebwe. Rero n'ubundi tugiye gukomeza mu buryo bw'ibigaragara, turebe ku gishushanyo cy'ubuturo bwera n'uburyo byubatswe nk'uko twagiye tubibona. Mbere y'uko umuntu yinjira mu buturo bwera, habaga hari umwenda wabaga ukinze mu rugo cyangwa se ku irembo ry'ubuturo bwera, mu marembo y'ubuturo bwera. Ibyo bintu muribuka neza ko twabisomye mu gice cya 40, mu gice cya 40 cyo mu Kuva, turi kureba neza ibyo bice bitatu byo mu buturo bwera. Mu nkundire nongere mbasomere neza mbibutse uburyo ubuturo bwera bwari bumeze. Turi gusoma mu gice cya 40 cy'ubuturo bwera, igihe Mose yategekwaga n'Imana kugira ngo ashinge iryo hema. Reka nsome nihuta. Mose ashinga ihema, ni Kuva igice cyaho cya 40, ndahera ku murongo wa mbere. Uwiteka abwira Mose ati, ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere uzashinga ubuturo, nibwo hema ry'ibonaniro ushyiremo isanduku y'ibihamya, wikingirishe wa mwenda. Mwumva neza hano twabwiye yuko ahangaha ni uburyo bwa mbere Imana yabwiye Mose mu cyumba cyahera cyane, yari amaze gukinga umwenda wa mbere. Kandi natwe tugiye kwiga ku mwenda wabaga mu rugo rw'ubuturo bwera, ariho hitwa mu irembo. Nicyo kigisho tugiye kwiga. Ku murongo wa 4, winjizemo n'ameza ushyire ibyo kuyaterekaho mu buturo bwabyo, winjize n'igitereko cy'amatabaza, ukongeza amatabaza yacyo. Kandi igicaniro cy'izahabu cyo koserezaho imibavu uzagishyire imbere y'iyo sanduku y'ibihamya, kandi uzakinge umwenda mu muryango w'ubwo buturo. Ushyire igikarabiro cyo koserezaho ibitambo imbere y'uryo, ushyire igicaniro cyo koserezaho ibitambo imbere y'umuryango w'ubwo buturo, nibwo hema ry'ibonaniro. Ushyire igikarabiro hagati y'ihema ry'ibonaniro n'icyo gicaniro, ugisukemo amazi, ushinga urugo rugote ubwo buturo, ukinga umwenda mu irembo ryarwo. Murumva neza uno mwenda wa nyuma ukinzwe mu rugo rw'ubuturo bwera niwo tugiye kurebaho, kuko niwe rembo tugiye kwigaho muri iki kigisho. Mbere y'uko twinjira mu rugo rw'ubuturo bwera, aho twabonye hari ibikoresho bibiri, kandi umugambi w'Imana ukomeye cyane tuzagenda tuwurebaho. Nabwiye yuko tuzajya tureba ku ngingo zikomeye cyane zirebana n'uburyo umugambi w'Imana w'ibikoresho biri mu buturo bwera, ndetse n'umugambi w'umwanzi ku buturo bwera, ariko tureba uburyo Imana itaje gufeiringa nubwo umugambi w'umwanzi wazamo, byanze bikunze Imana yacu birangira isoje. Mbere yuko ninjira aha hantu, nagira ngo nongere mbibutse gatoya kuri ku ipice y'ubuturo bwera n'uburyo yari yubatse. Iyo turebye uburyo ubuturo bwera bwari bwubatse n'ibikoresho byabwo, iyo duhereye mu rugo tukareba uburyo bwari bwubatse, hari igicaniro cy'ibitambo, hakaba igikarabiro, ndetse aho ngaho hakaba hari mu rugo. Iyo wazamuka gato ukajya ahantu bita ahera, hari igicaniro cy'imibavu, ndetse mu gicaniro cy'imibavu cyabaga kiri hagati y'ameza y'imitsima ndetse n'igitereko cy'amatabaza. Rero murumva ko ibyo bintu n'uburyo byubatsemo, ndaje mbabwira ibanga ryari ryihishe mu buturo bwera mu buryo bukomeye tutigeze tuvugaho gatoya mu cyigisho cyatambutse. Iyo wakomeza ukajya ahantu bita ahera cyane, hari isanduku y'amategeko y'Imana irimo ibihamya. Nabwiye yuko iyo sanduku yabagamo ibintu bikomeye cyane. Hari harimo amategeko y'Imana, hari harimo inkoni ya Aroni yayindi yarabije uburabyo, ndetse hari harimo n'urwabya rwa manu. Ibyo bintu uko ari bitatu byabaga muri isanduku y'amategeko y'Imana, nabyo tuzabireba mu buryo bw'umwihariko tugeze
kuri ibyo bikoresho, tureba n'umugambi w'Imana kuri ibyo bintu. Ariko umugambi w'Imana ukomeye cyane w'uburyo Imana yavuze muri iriya somo ryo mu Kuva igice cyaho cya 25 ku murongo wa 8, aho yavuze ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo. Imana yashaka gutura hagati mu bwoko bwayo, kandi byari umugambi w'Imana ukomeye cyane mu buturo bwera, kuko harimo ibanga rikomeye mu buturo bwera nshaka kubahishurira. Mbere yuko twinjira mu marembo y'ubuturo bwera, ndagira ngo mbereke uburyo ubuturo bwera bwari bugizwe n'ipica ikomeye cyane. Ishusho ririmo umusaraba w'Imana, kuko inzira y'agakiza, inzira y'Imana n'ubundi iri mu buturo bwera, nk'uko umunyezaburi yabivuze. Bavandimwe, iyo turebye iyi pica y'uburyo ibintu byari bitondetse mu buturo bwera, bikora ishusho y'umusaraba, kandi bigaragaza neza yuko byanze bikunze buri gikoresho cyose, ndetse n'irembo tugiye kuvuga ubwaryo, buri kintu cyose cyavugaga Yesu Kristo, kivuga Yesu Kristo mu buturo bwera, tuzagenda tukireba rwose mu buryo bwacyo, turebe n'uburyo Imana yashakaga yuko ibyo bintu bigirira akamaro buri muntu wese. Reka noneho twivugire ku kintu cyitwa irembo. Twinjira mu irembo, turebe iri rembo Imana yashatse yuko turyinjiramo. Umuntu yabanzaga kwinjira mu rugo kugira ngo agere muri bya bikoresho byose nababwiye yagombaga kubanza kugeraho. Ariko iyo turebye uburyo ndetse n'ipica y'uburyo Imana yahaye Mose igishushanyo mbonera cy'uburyo yo kubaka ubuturo bwera, tubona yuko yahereye ahantu bita ahera cyane. Biratandukanye cyane n'uburyo tugiye guhera twebwe mu rugo tujya ahantu bita ahera cyane mu buturo bwera, kuko tubona neza yuko mu gihe cya 40 cyo mu Kuva, Imana iha amategeko yo kubaka ubuturo bwera Mose ahereye ahantu bita ahera cyane. Ariko twebwe tugiye guhera mu rugo rw'ubuturo bwera tuzagana ahera cyane. Icyo bisobanuye n'icyo bivuze ku Mana, nuko Imana itigeze irema umuntu wanduye, ahubwo Imana yaremye umukiranutsi. Imana yaremye umuntu utunganye kandi wumvira amategeko y'Imana mu buryo bwuzuye, nk'uko tuyibona muri Edeni. Ariko kuko twebwe tugiye kuyobora umunyabyaha tumuvana ahantu nyuma y'urugo tumuzana mu buturo bwera, ndetse mu rugo rw'ubuturo bwera, niyo mpamvu twe tugiye kubanziriza ahantu bita ku irembo ry'ubuturo bwera, ngo tuzakomeze twinjire no mu buturo bwera, tugende tureba neza urugendo rw'umukristo kuva ahantu bita ku irembo ry'ubuturo bwera akazagenda muri iyo nzira y'umusaraba wa Kristo mu buryo bwo kugera mu buturo bwera bwahera cyane, umuntu ari kubakwamo imico y'Imana agera ku butungane Imana ishaka ko ageraho. Reka turebe uburyo iryo rembo ndetse n'icyo ryashushanyaga. Amagambo aboneka muri Yohana igice cyaho cya 10 ku murongo waho wa mbere, reka tuyasome mwumve neza aya magambo. Ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, waba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Reka mbabwire bavandimwe, iri somo ryerekana yuko Yesu Kristo ari we rembo ry'intama, kandi yavuze neza yuko n'ubundi nta wundi muntu ushobora kwinjira mu rugo rw'intama ngo izindi ntama zimumenye. Iyo dusomye nko ku murongo wa 7 tuhita twumva neza ibyo bintu. Nuko Yesu arongera arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko ari jye rembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni jye rembo. Imana ishimwe cyane nshuti zanjye, kuko twabibonye yuko buri kintu cyose cyo mu buturo bwera cyashushanyaga Yesu, ndetse n'ikintu dutangiriyeho hano bwa mbere na mbere cyitwa irembo ni Yesu Kristo byashushanyaga. Ikintu cyerekana yuko nta muntu ushobora kwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ari byo Yesu Kristo. Turaje tubirebe neza. Ni njye rembo. Umuntu niyinjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke, kandi azabona urwuri. Umujura ntazanywe n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Imana yacu ishimwe cyane ku bwa Yesu Kristo umwami wacu, we rembo ry'intama, kandi ari kuturarika kugira ngo tumwinjiremo, ari nabyo tugiye kureba n'uburyo tugomba kumwinjiramo mu buryo bwose. Iyo dusomye amagambo meza cyane ari mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose, uko muzi yuko tusanzwe dusobanuza iby'umwuka iby'umwuka bindi, kugira ngo turusheho kumva neza ibi bintu. Reka mbasomere amagambo meza cyane ari muri iki gitabo, aboneka kuri paje ya 377.
kuri paji ya 377 ku kigisho kivuga ngo umwungeri mvajuru hari amagambo meza cyane avuga ngo yaravuze ati uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akuririra ahandi uwaba ari umujura n'umunyazi ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Abafarisayo ntibashoboye kumenya ko aya magambo ari we yabwirwaga. Igihe batekerezaga mu mitima yabo bashakisha icyo aya magambo yabasobanuye, Yesu yarababwiye Yesu yababwiye yeruye ati ni njye rembo, umuntu niyinjira muri njye azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanywe n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyewe nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone bwinshi. Imana yacu ishimwe cyane bavandimwe. Nangaha murumva yuko mu mwuka w'ubuhanuzi bongeye kubiduhamiriza yuko Yesu Kristo ari we rembo ry'intama. Nubwo abafarisayo, abantu tuza kureba uburyo rwose Satani yabakoresheje kugira ngo arwanye umugambi w'Imana wo kugira ngo babuze abantu kwinjira mu rugo rw'intama, nyamara kandi nabo bari bazi neza yuko ari abungeri kandi nabo bari batarinjira muri urugo rw'intama. Ni nacyo Yesu yababuriraga kugira ngo binjire mu rugo rw'intama, kuko iyo binjiye mu rugo rw'intama ngo umuntu ngarinjira kandi akaruhuka ndetse akanezerwa. Amagambo ari kuri paragrafu yo hasi ari amagambo avuga ngo Kristo niwe rembo ryinjira mu gikingi cy'Imana. Muri iri rembo niho abana b'Imana bose binjiriye kuva mu bihe bya kera. Muri Yesu nk'uko byagaragajwe mu bigereranyo no mu bishushanyo, nk'uko byagaragajwe mu ihishurwa ryahawe abahanuzi, bikerekanwa mu byigisho yahaye abigishwa be no mu bitangaza yakoreye abana b'abantu, babonye ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, kandi banyuze muri we binjizwa mu gikingi cy'ubuntu bwe. Abantu benshi baje bagaragaza ibintu byo gushingiraho ukwizera isi ikeneye. Bashyizeho imihango na gahunda z'imikorere ibyo abantu biringira ko babiboneramo gutsindishirizwa n'amahoro biva ku Mana, maze ku bw'ibyo babonye irembo ribinjiza mu gikingi cya Kristo. Nyamara irembo rimwe rukumbi ni Kristo, kandi abantu bose bishyiriyeho ikindi kintu cyafashe umwanya wa Kristo. Abantu bose bagerageje kwinjira mu mukumbi banyuze mu zindi nzira, abo bose ni abajura n'abanyazi. Aya magambo ndaza kuyagarukaho by'umwihariko turi kureba umugambi w'umwanzi ku kintu bita ubuturo bwera. Reka mbabwire bavandimwe inshuti zanjye, nubwo Yesu Kristo yivugiye muri aya magambo yereka abantu yuko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, kandi akabereka yuko ari we rembo rigomba kwinjizwamo kugira ngo abantu binjire ahantu bita mu rugo rw'intama, ari naho mu buturo bwera. Abantu bagiye bihimbira iyobokamana ridashingiye mu kwinjira muri Kristo Yesu ari we rembo, ahubwo bakafata ibindi bintu bitandukanye n'ibyo bintu bakabigereranya n'uburyo bwo kwinjira mu irembo. Kandi turaza kwibona yuko abo bantu Yesu abita abajura n'abanyazi kuko batigeze binjira mu irembo. Nshuti yanjye, ndagira ngo tujyane muri iki kigisho wumve neza bino bintu, ikintu ahantu Kristo bushingiye itangiriro ry'urugendo, ibintu bikomeye cyane. Reka mbabwire, ndagira ngo dusuzume itangiriro ry'urugendo rwacu neza cyane, ngo turebe niba koko twaratangiye neza, ngo turebe niba fondasiyo yacu yubatse neza. Ni nabyo twavuze mu byigisho byatambutse hirya, turi kureba ku kintu Pawulo we yari yise fondasiyo. Pawulo yise iki kintu fondasiyo, aricyo kintu gishobora kuba kiremereye cyane mu rugendo rwa gikristo, gifite agaciro karuta ibindi bintu byose abantu bakwibwira yuko bagezeho mu nzira y'agakiza. Nshuti yanjye, ndakwinginze cyane kugira ngo utekereze ku itangiriro ry'urugendo rwawe. Ushobora kumbaza uti none ni ukubera iki ushobora gutekereza ku mpamvu y'itangiriro ry'urugendo rwanjye? Yesu Kristo tubonye yuko ari we rembo ry'intama, kandi abantu bose binjira batanyuze muri Kristo abo ni abajura n'abanyazi. Kandi tubonye amagambo akomeye cyane, tubonye muri iki gitabo cy'ibifuzwe byose yuko abafarisayo, ba bantu bari bashinzwe iby'umwuka mu gihe cya Isiraheli, ba bandi rwose bari bagaragara neza yuko ari abana b'Imana, ba bandi bari bafite amategeko kandi bazi ibintu byose ngenderwaho, aba bantu nabo ngo bari barinjiye batanyuze mu irembo ry'intama, ari cyo Yesu Kristo. None muvandimwe inshuti yanyu, mbese urumva udakwiye kugenzura itangiriro ry'urugendo rwawe ahantu uvuga yuko watangiriye, ukareba niba kuko warinjiye mu rugo rw'intama unyuze mu irembo rwo Yesu Kristo,
nk'uko tumaze kubibona mu isomo twari turi gusoma muri Yohana igice cya 10 ku murongo wa mbere ndetse tugasoma n'umurongo wa 7 kugeza ku wa 9 turi kureba ko Yesu Kristo ari we rembo ry'intama. Nshuti yanjye muvandimwe, nimba abafarisayo abantu twafatiragaho icyitegererezo kandi bari bafite iby'umwuka, bari barinjiye batanyuze mu irembo, kandi Yesu Kristo nawe kugira ngo abivumbure, mujya musoma iby'umutini warumbye muri Bibiliya bigereranya ubwoko bw'abayuda kandi bigereranya abafarisayo n'uburyo bari bazi ibintu byinshi cyane. Ariko Yesu ngo yegereye uwo mutini agiye kuwushakaho ibyo kurya, asanga n'uwo mababi gusa nta mbuto ufite. Na Yesu byamusabye kwegera uwo mutini kugira ngo abyitegereze. Mbese murumva tudakwiriye kugenzura itangiriro ry'urugendo rwacu ngo turebe koko niba twarinjiye mu rugo rw'intama? Ndagira ngo ubitekerezo witonze. Ibi bintu birakomeye kandi bifite agaciro karemereye cyane. Yohana yanditse n'amagambo yerekana yuko Yesu Kristo ari we rembo ry'intama, kandi umugaragu w'Imana Pawulo mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 3 ku murongo wa 10 yavuze amagambo akomeye cyane ari kuvuga ngo nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge. Urufatiro yarashyizeho n'uruhe? Ni Kristo Yesu. Yaravuze ngo kuko nta rundi rufatiro rushobora gushyirwaho kereka urwashyizeho rwonyine rwo Yesu Kristo Yesu gusa wenyine. Kandi abwira abantu yuko bagomba kwitonda mu buryo bubaka kuri urwo rufatiro nimba baramaze kurubona. Ndagira ngo dusuzume itangiriro ry'urugendo rwacu. Ibi bintu birakomeye cyane, kandi iri ni ryo shungura rya mbere rigomba kuba ku bantu bose badafite itangiriro ry'urugendo rwabo, ikintu bita fondasiyo, ikintu bita itangiriro ry'urugendo rwa Gikristo mu buryo bw'uburemere cyane. Ndagira ngo mucyumve neza kandi mugisobanukirwe bavandimwe. Reka mbereke uburyo bino bintu bishobora kuba bikomeye cyane, kandi twifashishe inkuru yabayeho, inkuru dusoma mu gitabo hano cy'umugenzi. Iki gitabo nzi neza ko kizwi n'abantu benshi cyane, niyo mpamvu tugiye kukifashisha kugira ngo turebe neza bino bintu. Ikintu bita irembo, turebe irembo n'uburyo bw'ubusobanuro bwaryo, turebe n'ikintu itangiriro ry'urugendo n'uburyo rigomba gukorwa kugira ngo umuntu ajye mu irembo ry'intama. Kuko muzi ko turi kwiga ubuturo bwera, kandi tugomba kureba bino bintu mu buryo bwumvikana neza cyane kandi abantu bakabyumva mu buryo Imana ishaka ko babyumva. Ariko mbere yuko nsoma iki gitabo cy'umugenzi, ndagira ngo mbanze nsome amagambo umuja w'Imana Ellen White yakivuzeho, yerekana yuko kino gitabo gifite agaciro gakomeye kandi abantu bagomba kugikoresha mu ivugabutumwa. Ubwo kikaba kimeze nk'ibindi bitabo byose by'umwuka w'ubuhanuzi dushobora gukoresha kugira ngo turangire abantu agakiza aho kari, ndetse n'uburyo bakanyuramo bakagera kuri Kristo. Umuja w'Imana Ellen White yanditse amagambo akomeye kuri iki gitabo, avuga ku muntu wacyanditse witwa Yohana Bunyani. Kuri paje 143 muri iki gitabo yaravuze ngo nanone nk'uko byagenze mu bihe by'intumwa, itoteza ryatumye ubutumwa bwiza bwamamara. Ubwo Yohana Bunyani yari afungiye muri gereza mbi cyane, yari yuzuyemo n'abantu bakoze amarorerwa y'ubwicanyi, yahumekaga umwuka w'ijuru. Uyu ni Yohana Bunyani wa wundi tujye dusomamo hano wanditse kino gitabo cy'umugenzi. Muri iki gitabo cy'umugenzi turarebamo ibintu bikomeye cyane, kandi ndagira ngo ndarike n'abantu benshi cyane bavuga ko bizera kino gitabo baza kurebamo ibintu tugiye kuvuga by'ingenzi bishobora gutuma rwose bagaragara neza yuko nabo bashobora kuba baribeshya inzira batangiye, cyangwa se bakaba hari amahame amwe y'ibirengagiza. Kandi uyu mugabo witwa Yohana Bunyani yarayemeraga, kandi Imana yaramuhamagaye kugira ngo acyandike kandi agaragaze n'umucyo w'ibintu birimo ku nkuru y'umuntu witwa Mukristo tuza kurebamo. Ellen White yarakomeje aravuga ngo ubwo Yohana Bunyani yari afungiye muri gereza mbi cyane, yari yuzuyemo n'abantu bakoze amarorerwa y'ubwicanyi, yahumekaga umwuka w'ijuru. Kandi aho hantu niho yandikiye igitabo cye cyuzuye ishushanyamvugo kivuga iby'umugenzi wagendaga ava mu gihugu cy'irimbukiro agana mu murwa wo mu ijuru. Mu gihe gisaga imyaka 200 iryo jwi ryavuye muri kasho y'i Bedford. Urugendo rw'umukristo byagiye rivugana imbaraga ikora ku mutima y'abantu. Ibitabo byabunyana ari byo urugendo rw'umukristo n'ikindi cyitwa ubuntu busaze ku munyabyaha ruharwa, byayoboye abantu benshi mu nzira y'ubugingo. Murumva neza yuko rero mu buryo tugiye gukoresha kino gitabo, nagira ngo mubanze mwemere neza yuko Ellen White yavukivuzeho, yerekana neza yuko bino bitabo, iki gitabo kigomba gukoreshwa mu buryo bwo kureba neza itangiriro ry'urugendo ndetse n'uburyo rugomba kugendwamo. Hano kuri paje ya 5 y'iki gitabo bavuzemo amagambo akomeye cyane. Paje ya 5 y'iki gitabo
banditse ngo umwanditsi w'iki gitabo yitwa Yohana Bunyane, yavukiye mu Bwongereza mu mwaka w'628. Se yari umucuruzi kandi nawe yize uwo mwuga. Reka nsoma amagambo ari kuri paragarafu ya 2. Akiri umusore, Yohana yakundaga gukora ibyaha cyane, ariko yabikoranaga umutima umurega, azi ko Imana izabimubaza. Umunsi umwe rero yumvise umuntu yigisha ku cyaha cyo kwica isabato. Yumva ijwi ry'Imana mu mutima we rimubaza riti, urahitamo iki? Kureka ibyaha byawe ukazajya mu ijuru, cyangwa kubikomeza ukazajya muri gihenomu? Agira ubwoba bwinshi maze ariheba, yibwira ko atagishoboye gukizwa. Bukeye ahura n'abagore 3 bakijijwe, baganiraga iby'Imana bahagaze ku irembo ry'urugo. Atangazwa n'amahoro yabo n'ubuhamya bwabo bwo kubabarirwa ibyaha no gukizwa n'umwami Yesu. Amenya ko abagore babonye Yesu koko. Yohana Bunyane ngo akiri umusore yari afite ikibazo gikomeye cyane cy'uburyo yakoraga ibyaha byinshi cyane, ariko kimwe mu byaha yakoze kandi yashinjwe mu mutima n'Imana kiremereye cyane nicyo kwica isabato. Bavandimwe nshuti zanjye mukurikiye kino kigisho, nzi neza yuko rwose Imana izatuyobora mu buryo bwo kumva bino bintu, kandi turi gukoresha kino gitabo cy'umugenzi ngo turebe neza ibintu Imana ishaka kutuyoboramo ku rugendo rw'umukristo, tuva ahantu bita ku irembo tujya ahantu bita ahera cyane ho mu buturo bwera bw'Imana, nk'uko Imana yavuze yuko ishaka kurema ko turema ubuturo bwera kandi igatura hagati muri twebwe. Kuri paji ya 11 hari amagambo avuga ngo bukeye mubona agenda mu murima asoma igitabo cye nk'uko yamenyereye, agira agahinda kenshi. Akigisoma araturika arataka nk'uko yagenjeje cya gihe kindi ati, nkwiriye gukora ngo mbone gukira? Mbona cyabagoza nk'ushaka kwiruka, maze arahagarara kuko atabashije kumenya aho ajya. Mbona umugabo witwa mubwirizabutumwa aza aho ari, aramubaza ati, uratakishwa n'iki? Aramusubiza ati, mutware, nabwirijwe n'iki gitabo mfite mu ntoki yuko naciriweho iteka ryo gupfa, kandi ubwo nyuma nkaba mbikiwe kujya mu rubanza, kandi numva yuko urupfu ntarushaka n'urubanza ntazashobora kurutsinda. Mubwirizabutumwa aramubaza ati, niki gituma udashaka gupfa ku bugingo bufite ibyago byinshi? Uwo mugabo aramusubiza ati, nuko ntinya yuko uyu mutwaro mpetse mu mugongo uzanzika ukangiza hasi y'ikuzimu, nkago ahanyiteguriwe muri gihenomu. Kandi mutware, ubwo niteguye kujya mu nzu y'imbohe niyo rupfu rw'umubiri, siniteguye no kujya mu manza, ubwo nyuma nkicwa urupfu rw'iteka. Gutekereza ibyo niko kuntakisha. Iyo ukomeje gusoma ino nkuru neza mu buryo Mukristo yari ari kuganira n'umuntu witwa mubwirizabutumwa, ubona neza yuko mubwirizabutumwa ngo yari yashoboye, yabuze ikintu yakora, kuko yari amaze kurerwa n'igitabo ngo yari afite mu ntoki iby'akaga gakomeye cyane kamurindiriye ahantu yari ari, ndetse rwose muri gihenomu aho yari atuye ariho bigereranya n'iyi si yacu. Iyo umunyabyaha amaze gusohokirwa n'uburyo rwose ibyaha bye bizamurimbuza, ndetse Mukristo ngo yamaze kuberwa n'inkuru yuko rwose byanze bikunze azarimbukira mu mudugudu w'iwabo, kuko yari afite ibyaha kandi ngo yagiraga ubwoba yuko bizamuzika ndetse bikamurimbuza. Kandi nanone ngo yagiraga ubwoba bwo kuzajya mu rubanza, ngo ahagarare imbere y'izamucira urubanza. Ibyo bintu bishatse kuvuga iki? Mubwirizabutumwa yamubwiye amagambo akomeye cyane, amubwira uburyo agomba kujya ahantu bita kwire, amurangira inzira yo kujyamo. Arangije aramubwira ati, none ukaba umeze utyo, ukaba rwose uremerewe n'uwo mutwaro umeze gutyo, ariko ukaba wiyicariye, ukaba umeze gutyo nta kintu witayeho. Mukristo ngo aramubwira ati, mutware, ntabwo nzi ahantu nahungira, ntabwo nzi ukuntu nabigenza, nta buhungiro mfite. Mukristo byarangiye amubwiye amagambo akomeye cyane yerekeranye n'uburyo agomba guhunga akajya ahantu bita ku irembo byanze bikunze. Yaramubwiye muri iki gitabo nimukomeza gusoma, yaramubwiye ati, urareba ruriya rurembo? Aramubwira ati, ntabwo ndureba. Arangije aramubwira ati, none se urareba ririya tabaza? Aramubwira ati, noneho ndabona itabaza ndibonye. Bishatse kuvuga yuko n'ubundi nta muntu ushobora kubona ururembo byanze bikunze atarabona itabaza, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Ni nayo mpamvu Mukristo igihe yabwirwaga kureba hirya cyane ngo arebe ku rurembo, atashoboye kubona ururembo, ahubwo byamusabye kubanza kwitegereza itabaza, ariryo jambo
by'Imana kugira ngo agere ku rurembo. Ni niyo mpamvu umubwirizabutumwa Yesu amurangira cyane ngamutungira agatoki aramubwira ati irukanka cyane, nimba noneho itabaza uribonye, byanze bikunze nturebe inyuma, nturebe imbere, ntugire usuhuza, wirukanka cyane paka ugeze ahantu bita ku irembo. Iyo ukomeje gusoma mu rugendo rwa gikristo rw'uyu mukristo wagendaga yirukanka cyane, tubona uburyo Yesu yirukanka cyane mu nzira, abaturanyi b'iwabo bakamutangarira, agafata urugendo yirukanka cyane, ndetse tubona n'uburyo n'umugore n'abana be bamutangariye, tubona abantu babiri bamwirukanseho, ndetse tuza no kureba mu buryo bw'umwihariko tureba uburyo bashatse kumugara, ariko mukristo akemera kirukanka cyane kugira ngo ahungishe ubugingo bwe. Bigaragara neza yuko ikibazo cye yari yagisobanukiwe mu buremere bwacyo kandi yagombaga guhunga byanze bikunze. Ariko iyo dusomye kuri paji ya 25 ku gice kivuga ngo irembo, niho tugiye kubona mukristo ageze ahantu bita ku irembo. Ariko mbere yuko mukristo agera ku irembo, bavandimwe, ndagira ngo mbabwire yuko yagiye ahura n'ibintu byinshi cyane bitandukanye mu nzira. Tuza kureba mu mugabane w'ikintu bita umugambi w'umwanzi mu rugendo rw'umukristo, mu buryo bwo kurwanya umugambi w'Imana. Satani ari kurwanya uwo mugambi w'Imana. Reka dusome amagambo aboneka kuri paji ya 25 y'iki gitabo. Hariho amagambo avuga ngo mukristo agenda yihuta, ntiyagira uwo avugana nawe mu nzira, kandi umubajije ijambo ntamusubize, ahubwo agenda nk'uca abahabuzanyijwe, ntiyabasha kwibwira ko avuye mu kaga. Ataragera mu nzira yaretse akumvira inama ya bwenge bw'isi. Hashize umwanya rero agera ku irembo. Hejuru y'iryo rembo handitswe ngo mukomange muzakingurirwa. Akomanga ubwa mbere n'ubwa kabiri, arakomeza agira kenshi, aririmba indirimbo muza gusoma hano muri agatabo hasi gatoya. Icyo shaka kubereka hano ni iki bavandimwe? Ndagira ngo mbereke neza uburyo mukristo uyu nguyu wari umaze kugira hahantu bari bamaze kumurangira, ngo yagiye yihuta cyane, kandi mu nzira harimo ibintu by'inkomi byinshi mu nzira bitandukanye, kuko n'ubundi abantu barakirwa kujya mu nzira y'Imana ngo bave mu byaha, bave mu buryo butandukanye bwose bw'amanyanga n'ibintu isi iri gukoresha abantu mu buryo bwose, ngo biyegurire Imana. Niko mukristo byamugenekiye ngo yagiye yihuta cyane, ameze nk'unyura habuzanijwe. Ariko njye ntangara cyane, kuko umuburo w'Imana ugera ku bantu babwira mu buryo bwo kugira ngo basange Imana, ariko ibyo bintu bakabitesha agaciro mu buryo bwo kwanga gusanga Imana rwose. Ugasanga abantu barangiwe inzira, ugasanga abantu Imana yabahishuriye umucyo wo guhunga kugira ngo bave mu byaha, ariko mu buryo bwo kugenda muri iyo nzira bari guhunga, n'ubundi ukabona rwose barigendera nk'abantu rwose batazi iyo bajya, kandi bakabigiramo ibikino rwose bameze nk'abantu ntacyo bitayeho. Ariko bavandimwe, nagira ngo mwumve cyane uburyo uyu mwana w'Imana witwa mukristo ngo yagendaga ameze nk'umuntu unyura habuzanijwe mu nzira yanyuragamo. Yameze nk'umuntu rwose uvuga ati ntabwo ndi burebe inyuma, ntabwo ndi burebe imbere, nta muntu ndi busuhuze. Ariko abantu benshi cyane nibo bafata ibyemezo byo kudakurikira Imana igihe Imana ibarangiye inzira yo kunyuramo, igihe bamaze kuremerwa n'imitwaro y'ibyaha byabo, igihe Imana ibarangiye inzira kugira ngo bave mu byaha bajye mu gukiranuka. Byanze bikunze mu nzira y'Imana abantu bagenda rwose bameze nk'abantu bari mu nzira y'igihogere, mu nzira yagutse. Kandi inshuti zanjye bavandimwe, ijambo ry'Imana ritubwira iki mu nzira y'Imana? Mu nzira y'Imana ni inzira ifunganye, kandi ntabwo inzira y'Imana rwose igendwamo uko yiboneye. Hari amabwiriza ya nyiri inzira, kandi abantu bose bagomba kuyakurikiza kugira ngo banyure muri iyo nzira bavandimwe. Ndagira ngo ndarike abantu bose kugira ngo barebe neza ikintu gisabwa kugira ngo banyure muri iyi nzira y'Imana. Niki cyasabye mukristo kugira ngo anyure mu nzira y'Imana kandi agere ku gakiza nyakuri? Ngo yagendaga ameze nk'unyura habuzanijwe, yigengesereye, avuga ati byanze bikunze inzira nindamuka nyitinzemo ndaza gupfa. Kubera yuko nimukomeza gusoma kino gice murasanga mukristo akigera ku irembo ngo yakinguriwe n'umuntu witwa Rukundo. Reka nkomeze nsoma n'amagambo mwumve. Nyuma ku rugi rw'irembo haza umuntu witwa Rukundo, aramubaza ati urinde, uturuka he, urashaka iki? Yamubajije ibibazo bitatu bikomeye cyane shaka ko mutekerezaho bavandimwe. Mbese ibibazo wabitekereza aka kanya muvandimwe? Niba uvuga yuko wageze ku irembo rigomba kwinjira mu irembo ry'intama, reka wumve Rukundo amagambo yabajije umuntu witwa mukristo amaze gukomanga. Aramubaza ati urinde, uturuka he, ndetse urashaka iki? Mukristo ati ndi umunyabyaha ubabajwe n'ibyaha byinshi bindemere. Icyo ni ikibazo, ni igisubizo cya mbere ku kibazo mukristo yasubije. Nurutse mu mudugudu wa rimbukiro, ndajya ku musozi Siyoni kugira ngo nkizwe umujinya wenda gutera. Noneho ndashaka kumenya yuko wemeye kunkingurira
kuko nabwiwe yuko inzira ijyayo ica muri iri rembo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, yuko umwana w'Imana witwa Mukristo bari kutwereka inzira ye yanyuzemo, kandi yari amaze kugera ku cyangombwa agomba kwinjiriraho rwose. Ibintu byose yari abyujuje, kandi igihe yakomangaga umuntu witwa Rukundo ngo yaraje aramubwira ati urinde, urashaka iki kandi uraturuka hehe? Maze mu Kristo ngahita amusubiza amagambo akomeye cyane yerekeranye n'ikibazo cye. Aramubwira ati ndi umunyabyaha ubabajwe n'ibyaha bye. Ikibazo gikomeye cyane ku bantu bavuga yuko banyuze mu nzira y'Imana rwose, ngo banyuze mu irembo ry'Imana. Abo bantu n'ubundi nta nubwo bigeze babazwa n'ibyaha byabo. Ni nayo mpamvu badafite ubusobanuro bw'inzira banyuzemo. Reka mbabwire bavandimwe, iki kintu muze kugitekerezaho mwitonze. Niba inzira y'Imana ifite amabwiriza kandi ikaba ifite uburyo bwo kugira ngo abantu bayinjiremo, ari nacyo Mukristo ari kutwereka hano cyamusabye, ndetse n'ibibazo bikomeye cyane kugira ngo yinjire mu irembo, bagombye kubimubaza kandi arabisubiza. Yarasubije ngo ndi umunyabyaha ubabajwe n'ibyaha bye, ndaturuka ahantu hitwa mu mudugudu witwa Rimbukiro, kandi nashaka ubuhungiro bambwiye yuko ari aha honyine ngomba kububonera. Muvandimwe, inshuti yanjye, ni iki kikubabaje? Mbese wamaze kumenya neza ahantu uri kuva ndetse n'aho uri kujya? None se muvandimwe, wowe uvuga yuko watangiye urugendo rw'Imana, ukavuga ko wanyuze mu irembo, gereranya bino bintu wumve neza. Niba warababajwe n'ibyaha byawe, ukaba waravuye muri Rimbukiro, ukaba waramenye, ukaba usobanukiwe n'uburyo uburemere bw'ibyaha byawe bingana, kuko uw'Imana igiye kubabarira twarabibonye mu byigisho byatambutse mbere, ibanza kumuteza agahinda ko mu buryo bw'umwuka. Nicyo cyabaye kuri Mukristo rero akigera ahantu hitwa mu irembo. Umuntu witwa Rukundo yamubajije ibibazo kandi arabisubiza. Ariko nimukomeza gusoma kino gice, muraza gusanga umuntu witwa Rukundo ngo Yesu amushikuza aramukurura cyane. Arangije ngo mubwiriza butumwa Mukristo ngo aramubwira ati ariko kubera icyo nkuriye cyane unyirukasa? Maze Rukundo ngo aramubwira ati hano hantu kuri iri rembo hano, iki gihome ngo kibangikanye n'igihome gikomeye cyane cy'umugabo ujya wicira abantu kuri iri rembo. Igihome cyitwa Belizebuli cyangwa kihikira abantu benshi cyane bakiri kuri iryo rembo. Ni nayo mpamvu umuntu witwa mubwirizabutumwa yarahitse mu Kristo, aramubwira ati ntugire umuntu usuhuzanya nawe mu nzira, ntugire umuntu uri buramutse, ugende wiganyira umubabaro yawe kandi wirukanka cyane kugeza ugeze ku irembo. Ni nayo mpamvu nimuzabona neza mu rugendo rwa Mukristo yagezemo, byanze bikunze harimo ibirushya byinshi, kandi turaza kureba uburyo yagiye ahura n'ibibazo byinshi mu rugendo byatumye rwose inzira ye yari igoye cyane mu buryo buremereye. Bavandimwe, inshuti zanjye, ndagira ngo musuzume itangiriro ry'urugendo rwanyu, murebe neza kuko niba muvuga ko mwinjiye mu irembo muvuga ko mwinjiyemo, murebe niba koko mwarabyinjiyemo neza. Kuko umuntu witwa Mukristo yahuye n'ibibazo bikomeye mu irembo mu nzira yari gucamo, kandi byanze bikunze byarangiye yinjiye mu irembo nk'uko umubwirizabutumwa yari yamubwiye. Umugambi w'Imana ukomeye rero muri iki kintu gikomeye cyane, reka tukomeze tuwurebe neza muri Yohana igice cya 3 ku murongo waho wa 16, aho muzi neza aya magambo abantu benshi nzi neza ko bayazi, ariko nagira ngo mwongere muyatekerezeho mwitonze uko tugiye kuyasoma muri iki cyigisho. Umurongo wa 16 hari amagambo avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Bivuze iki? Byerekana neza yuko Imana yatanze umwana wayo kugira ngo uko twabibonye Yesu Kristo niwe rembo ry'intama. Umuntu wese mwigira mu irembo atanyuze muri Kristo Yesu, byanze bikunze uwo ni umujura n'umunyazi, niko ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Ariko iyo tugiye kureba ku mugambi w'umwanzi w'uburyo Satani yakoresheje kugira ngo arwanye umugambi w'Imana, byanze bikunze ihamagara ry'Imana ryerekana yuko abantu bagomba kunyura mu irembo, ari ryo rembo ry'intama, ari ryo Yesu Kristo. Kandi n'abantu bose bajyaga mu buturo bwera uko tubibona bwari bwubatswe mu isi, abantu bose bagombaga kubanza kunyura ku irembo ribanzirizwamo. Iryo rembo kandi ryabaga ririho abakumirizi, ryabaga ririho abantu batandukanye, ntabwo ari abantu bose bapfaga kwinjira muri iryo rembo. Ni nayo mpamvu bino bintu abantu bagomba kubitekerezaho bitonze, kuko hano hari ikintu cyitwa ikigombero cyitwa kwizera. Muvandimwe, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nshuti yanjye, n'umwizera ntabwo ari umuntu wese ubonetse, ntabwo abantu bose bagomba kwinjira muri iyi nzira nk'uko biboneye, kuko iyi nzira Yesu yavuze ko ari inzira ifunganye, kandi yavuze ko ari we rembo ry'intama. Uwinjira mu irembo atanyuze muri Kristo, uwo ni umujura n'umunyazi,
kubera yuko tugiye kubereba mu kanya y'uburyo abantu benshi cyane binjiye muri iri rembo, ariko binjira mu buryo butandukanye nk'uko twigeze kubisoma mu ijambo ry'Imana. Tumaze kureba neza umugambi w'Imana mu buturo bwera, aho twari turi kureba isomo ryiza cyane rigaragara muri Yohana 10 ku murongo wa mbere, aho twari turi kureba Yesu ari kuvuga ngo ni irembo ry'intama, uwinjira mu irembo atanyuze mu irembo ry'intama uwo ni umujura n'umunyazi. Yesu ku murongo wa 7 w'icyo gice yari ari kwivuga ubwe yuko ari we rembo ry'intama, kandi abantu bose binjira muri Yesu bagomba kuba uburuhukiro. Twabihuje n'uburyo irembo ryabaga mu buturo bwera ryashushanyaga Yesu Kristo, kandi abantu baryinjiragamo babaga bazanye ibitambo byabo nk'uko tuzabibona ku kigisho kizakurikiraho. Ibyo bitambo bazanye bakabanza kwinjira mu irembo, ariko habaga hari abakumirizi kandi bakababwira icyo baje gukora n'umugambi wabo, maze bakabareka bakinjira. Nk'uko twabibonye rero, twamaze kubona inkuru y'umuntu witwa Mukristo n'uburyo yagenze urugendo rwe amaze kumenya neza yuko ari mu gihugu cyitwa rimbukiro, maze arangije ngo arirukanka cyane ashaka kugera ku irembo. Ariko bavandimwe, twabonye neza yuko mu buryo bwo kugenda urugendo rwa gikristo, kugira ngo umuntu akontorore neza kandi arebe niba uko urugendo rwe rwa gikristo avuga ko yarutangiye neza, agomba kubanza kureba impamvu zimuhagurukije mu rugendo. Nk'uko twabibonye Mukristo ageze ahantu bita ku irembo, umuntu witwa Rukundo yamubajije ibibazo bitatu. Yaramubajije ngo urinde. Icyo kibazo kigomba gusobanura umuntu uwo ari we, kandi arongera aramubaza ngo uturuka he kandi urashaka iki. Ibyo bibazo byose uko ari bitatu Mukristo yabisubije avuga ngo, ku kibazo cya mbere Mukristo yarabajije ngo ndi umunyabyaha ubabajwe n'ibyaha byanjye. Ingingo ya mbere ikomeye cyane mu rugendo rwa gikristo umuntu agomba gutekerezaho ni ukubanza kureba niba uko yarahagurutse mu rugendo rwa gikristo avuga ko yatangiye ajya ku irembo, nimba yarababajwe n'ibyaha bye. Icyo kintu, uwo murimo ukorwa na Mwuka w'Imana wo gutera umuntu agahinda ko mu buryo bw'umwuka nk'uko twabibonye. Ariko ku ntambwe ya kabiri ikintu twabonye, Mukristo yarasubije ngo kandi ndaturuka ahantu bita mu gihugu cyitwa rimbukiro. Umunyabyaha ugomba guhunga kandi akajya muri Kristo Yesu ari we rembo ry'intama, agomba kuba yasobanukiwe neza n'uburyo isi yacu izarimbuka, kandi ibyaha dufite, ibyaha byacu Yesu Kristo yabambiwe ku musaraba, byanze bikunze bikaba bizarimbuza umuntu wese utazabyihana. Ku kibazo cya gatatu Mukristo yarasubije ngo kandi rwose ndumva shaka rwose kuza ahangaha, nashatse kuza ahangaha kuko nzi neza yuko ariho buhungiro, ariho ndibubona ubuhungiro. Maze Urukundo ngaramukingurira, ikimenyetso cyerekana yuko Imana ishaka yuko nidukomanga ku rugi tuzakingurirwa, nk'uko mu Byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 20 babitubwira. Ndetse rwose Imana yifuza yuko yadukingurira igihe dukomanze ku rugi kandi dufite impamvu zatumye dukomanga. Tumaze kureba umugambi w'Imana n'ubuturo bwera ku kintu cyitwa irembo, ndetse n'uburyo Imana yashakaga yuko rwose abantu bagera ku mugambi wayo wo gukomanga kugira ngo bakingurirwe. Ariko nagira ngo turebe no ku mugambi w'umwanzi, uburyo umwanzi akoramo kugira ngo agwabize umugambi w'Imana Imana iba yarashyiriyeho kugira ngo abana bayo bagere ku bugingo buhoraho. Nabasomeye amagambo twari turi gusoma kuri paji ya 377, ariko reka nyasubireyo maze mbereke umugambi w'umwanzi muri iki kigisho, maze ngana no ku musozo. Paji 377, reka mbereke umugambi w'umwanzi kuri iki kintu. Ni nabasomeye amagambo avuga ngo Kristo niwe rembo ryinjira mu gikingi cy'Imana. Muri iri rembo niho abana b'Imana bose binjiriye kuva mu bihe bya kera. Muri Yesu, nk'uko byagaragajwe mu bigereranyo no mu bishushanyo, nk'uko byagaragajwe mu ihishurwa ryahawe abahanuzi, bikerekanwa mu byigisho yahaye abigishwa be no mu bitangaza yakoreye abana b'abantu, babonye intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, kandi banyuze muri we binjizwa mu gikingi cy'ubuntu bwe. Nshuti zanjye bavandimwe, nk'uko byagiye bigenda kuva kera kose, Imana yagiye ihamagara abana bayo mu buryo butandukanye kandi bakinjira muri iri rembo, ari byo Yesu Kristo we rembo ry'intama. Ariko Satani ntabwo yishimira ibyo bintu, kandi umugambi w'Imana Satani agenda akomeza kurwanya buri ntambwe yose abantu batera. Niyo mpamvu ugiye kubasomera amagambo akomeye cyane ari kuri iyi paragarafi avuga ngo abantu benshi baje bagaragaza ibindi byo gushingirwaho ukwizera isi ikeneye. Abantu benshi baje bagaragaza ibindi byo gushingiraho ukwizera isi ikeneye, kandi tubonye neza ikintu cyo gushingirwaho ukwizera isi ikeneye ni Kristo Yesu. Ariko muri iri somo baratubwiye ngo abantu benshi baje berekana ibindi bintu bitandukanye nk'iby'Imana yarateganyije kugira ngo abantu bazanyure mu irembo ngo baryinjiremo,
ariko abandi bagaragaza ibindi bintu bitandukanye n'ibyo Yesu yari yababwiye. Abantu benshi baje bagaragaza ibindi byo gushingirwaho ukwizera isi ikeneye. Bashyizeho imihango na gahunda z'imikorere ibyo abantu biringiraga ko babiboneragamo gutsindishirizwa n'amahoro biva ku Mana, maze kubw'ibyo babonye irembo ribinjiza mu gikingi cya Kristo. Nyamara irembo rimwe rukumbi ni Kristo, kandi abantu bose bishyiriyeho ikindi kintu cyafashe umwanya wa Kristo. Abantu bose bagerageje kwinjira mu mukumbi banyuze mu zindi nzira. Abo bose ni abajura n'abanyazi. Bavandimwe inshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye cyane dusomye muri aya magambo yerekeranye n'uburyo ngo abantu bazanye izindi mpamvu zitandukanye zo gushingirwaho zitari ku kintu gikomeye cyane twabonye cyitwa irembo ry'intama, ari ryo Yesu Kristo. Yesu kandi yasa nk'ubicamo umugani arababwira ngo ni njye rembo ry'intama. Abandi bantu bose ababambanjirije bose abo bari abajura n'abanyazi. Ahubwo mwumve ikintu abantu bavuze. Abantu benshi baje bagaragaza ibindi byo gushingiraho kwizera isi ikeneye, ngo abantu bazanye ibindi byo gushingiraho isi ikeneye. Ibyo ni ibiki kandi bigaragazwa bite? Kandi ari byo mugambi w'umwanzi ugomba kurwanya umugambi w'Imana w'uburyo Imana yateguye yuko mu irembo abantu bose bagomba kwinjira muri Kristo Yesu. Ibi bintu birakomeye cyane kandi mbibasobanuriye. Ahari rero tuzakomeza kubyumva neza muri ibi byigisho, kuko nababwiye yuko nzajya mbabwira umugambi w'Imana kuri buri kintu cyose, ndetse nkababwira n'umugambi w'umwanzi kuri buri ngingo y'ikintu cyose. Kuri iyi ngingo rero harimo umutego w'umwanzi ukomeye cyane w'uburyo Satani yafashe ibindi bintu kandi akoresheje abantu, agaragaza ibindi bintu abantu bashobora kwinjiramo bakagira mu irembo, ariko batanyuze mu irembo ry'intama, ari ryo Yesu Kristo. Reka mbabwire, nibyo twari twamaze kubona. Abafarisayo bari barinjiye batanyuze mu irembo ry'intama. None se bari baranyuze he? Ngo abantu ngo bashyizeho imihango bitandukanye n'Imana yashakaga yuko abantu binjira muri Kristo Yesu. Kandi bavandimwe, niki cyabaye ku Bayuda n'Abafarisayo? Abantu bari barashyizeho imihango myinshi itandukanye cyane, ariko batari basobanukiwe n'icyo imaze. Kuko uwo yari isobanuye Yesu Kristo yaje mu isi, ariko ntabwo bamumenye. Byagaragaye neza yuko bari barinjiriye ahandi hantu hatari mu irembo ry'intama. Tugiye kubireba neza, ahandi hantu abantu bashobora kwinjira mu buryo butandukanye kandi bakagera mu rugo rw'intama ariko batanyuze mu irembo. Abo bantu Yesu yabesha abajura n'abanyazi. Kandi nagira ngo nkubwire inshuti yanjye ngo ugenzure itangiriro ry'urugendo rwawe. Ibyo uvuga yuko watangiye kandi uri kugenda, urebe neza niba uko itangiriro ry'urugendo rwawe rishingiye kuba warinjiye muri Kristo Yesu ari we rembo ry'intama. Ngabo bantu ariko nabo baje kubona irembo ribinjiza mu gishingi cya Kristo, nubwo batari binjiye muri Kristo nyirizina. Reka ibi bintu biratangaje kandi birakomeye cyane. Satani nawe akora uburyo bwe bwose butandukanye, nkuko twabibonye umuntu witwa Rukundo yabwiye mu Kristo atari ahitamo kurura yirukanka cyane, aramubwira ngo n'ubundi hafi y'iri rembo hari igikingi cy'umuntu witwa Belizebuli kibangikanye n'iri rembo, kandi umuntu utinze kuri rembo byanze bikunze Belizebuli amukurura mu gikingi cye. Ibyo bintu bivuga uburyo Satani nawe afite inzira hafi y'inzira y'irembo ry'Imana, kandi agaragariza abantu y'uburyo bagomba kwinjira muri iryo rembo batanyuze muri Kristo Yesu. Ubwo kandi bakabahushije intego ya mbere y'uburyo bagomba kwinjira muri Kristo, ikintu cya mbere cyitwa fondasiyo, itangiriro ry'urugendo rw'ubukristo. Ano magambo arakomeye cyane, niyo mpamvu ngomba kuyasubiramo kenshi ngera no ku musozo. Abantu benshi baje bagaragaza ibindi byo gushingiraho ukwizera isi ikeneye. Bashyizeho imihango na gahunda z'imikorere ibyo abantu biringiraga ko babiboneramo gutsindishirizwa n'amahoro biva ku Mana, maze kubw'ibyo babonye irembo ribinjiza mu gishingi cya Kristo. Nyamara irembo rimwe rukumbi ni Kristo, kandi abantu bose bashyiriyeho ikindi kintu cyafashe umwanya wa Kristo. Abantu bose bagerageje kwinjira mu mukumbi banyuze mu zindi nzira. Abo bose Yesu abita abajura n'abanyazi, nk'uko ijambo ry'Imana riri kubitubwira. Reka mbasomere amagambo ari hano hasi mwumve uko uburyo akomeye bavandimwe. Abafarisayo bari barinjiye batanyuze mu irembo, bari baruriye bajya mu mukumbi banyuze mu yindi nzira itari Kristo, kandi ntabwo buzuzaga inshingano z'umushumba nyakuri. Bavandimwe inshuti zanjye, nababwiye ngo niyo mpamvu tugomba kugenzura urugendo rwacu rwa gikristo tuvuga ko twatangiye. Kuko niba abantu bagaragazwa yuko ari abantu ba mbere b'intangarugero mu Bayuda, abo bantu nabo bari barinjiye batanyuze mu irembo. Ubwo muri ubu tugomba kugenzura urugendo rwacu rwa gikristo ngo turebe niba uko twaranyuze mu irembo rasukirwamo ari ryo Yesu Kristo. Bavandimwe,
reka mbasomere amagambo akomeye cyane kuri iyi ngingo yerekeranye n'umugambi wa Satani. Nabwiye ikintu gikomeye cyane muri rwa rugendo rwa mukristo atambuka, yahuye n'abantu benshi batandukanye bagiye bamucogoza mu nzira ye. Hari aho yahuye n'abantu bitwa abanyamujya nino, hari aho yahuye n'abandi batandukanye, ariko ndagira ngo ngaruke ku muntu yahuye nawe w'umusaza witwaga Bwenge bw'isi. Muraza kumusoma hirya gatoya y'iki gice, aho umukristo yageze ahantu agahura n'umugabo witwa Bwenge bw'isi kuri paji ya 18 muri iki gitabo. Yahuye n'umugabo witwa Bwenge bw'isi, maze amubwira ibintu bikomeye cyane mukristo yamubwiye, yerekanye neza yuko yashakaga kumujyana ahantu hatandukanye. Maze arangije aramubwira ati ariko uwo mutwaro uhetse hari umuntu wawe ugukuraho. Yaramubwiye ati hari umugabo witwa Mwikirisha amategeko ugomba kuzamuka ku musozi kandi akawugukuraho. Ati kandi nutahamusanga uzahasanga n'umwana we rwose ashobora kubikora, yitwa Mvugo Nziza. Ibi ni ibintu byose bigaragaza uburyo abantu bashaka kwinjira mu irembo ry'intama batanyuze mu irembo. Irembo ryo Kristo Yesu yavuze ngo ni irembo ry'intama. Uwinjira mu irembo atanyuze muri njyewe, uwo ni umujura n'umunyazi. Ni uburyo bwose Satani akoresha kugira ngo abantu banyure mu irembo ngo bikureho ibyaha, bikureho umutwaro wabo. Yenda ijambo ry'Imana ryabitubwiye ngo binyuze mu mihango, ngo binyuze mu gutanga amaturo abantu batanga, ngo binyuze mu buryo rwose abantu bazi imirimo bafite mu buryo butandukanye, bakibwira ko ibyo ngibyo byaguranwa agakiza k'Imana, bakumva yuko ibyo ngibyo yenda byaba bihagije kugira ngo babone agakiza. Bavandimwe nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire yuko n'ubu ngubu muri iyi si yacu ya none aka kanya ba Bwenge bw'isi mu nzira barahariye Satani yiteguye gukoresha kugira ngo abuze abantu gukurwaho umutwaro mu buryo bwiza, nk'uko Imana yabigambiriye yuko bagomba kwinjira mu irembo ry'intama kugira ngo bakurweho umutwaro wabo. Niko byagenze ku mugabo witwa Mukristo. Uyu muntu witwa Bwenge bw'isi yaramushotse kandi aramuyobya mu buryo bukomeye cyane. Muzasanga n'izindi nzira nyinshi cyane zagiye zigaragaza umugambi w'umwanzi w'uburyo Satani yagiye akoramo kugira ngo uyu mugambi w'Imana awuburizemo kandi rwose yica umugambi w'Imana byanze bikunze. Ariko iyo turebye neza amateka y'ukuntu ibintu byagiye bigenda, byanze bikunze tubona yuko iyo umuntu yinjiye mu irembo neza akabona uburuhukiro, aba afitanye amahoro n'Imana kandi byanze bikunze aba ameze neza. Ndagira ngo mbereka abandi bantu banyuze ahantu habuzanijwe kandi bikarangira rwose batageze ahantu nk'uko Imana yari yabibabwiye. Mbereke umugambi w'umwanzi muri iki kintu cyo kuyobya abantu kandi Satani akabajyana mu nzira itariyo. Kuko umuntu ugomba kwinjira mu irembo, ikintu cyagomba kumumenyekanisha ni ikintu yahingukiragaho mbere na mbere cyitwa igicaniro cy'ibitambo. Icyo cyonyine nicyo gishobora kumenyekanisha umuntu yuko yinjiye ahantu bita mu irembo. Kandi nidusoma neza muri iki gitabo cy'umugenzi tuzareba Mukristo amaze kwinjira mu irembo yahise agera ku musaraba. Hirya gatoya y'irembo Yesu agera ku musaraba kandi ahabwa ikimenyetso cy'uko yageze ku musaraba, maze wa mutwaro we umuvaho, ababarirwa n'Imana mu buryo bwa burundu, mu buryo bwiza cyane bwo gukurwaho umutwaro we. Ariko hirya ya rembo ho gatoya Mukristo yaje guhura n'abantu buriye inkike ndetse n'abasinziriye. Kuri paji ya 40 y'iki gitabo banditse amagambo akomeye cyane. Reka mbasomere uburyo umwanzi akoramo muri iyi minsi yacu kugira ngo afate ibintu by'Imana kandi abyonone kandi atuma abantu batinjira mu irembo nk'uko Imana iba yabiteganyije. Hano iyo usomye ano magambo ntabwo ndi buyasome, muze kuyasoma mwitonze murebe neza ibyo bintu bari kutubwira kuri paji ya 40 y'iki gitabo. Muraza kuhabona abantu Mukristo yahuye nabo babiri ageze hirya y'inzira gato yari amaze kuva ku musaraba. Yahuye n'abantu bari basinziriye. Abo ngabo bari umuntu witwa Muswa ndetse n'uwundi witwa Ruhangara. Abo ngabo rero hari ibyo bavuganye, ariko ngende ngira ngo nivugire ku bantu bari baruriye inkike Mukristo yaje guhura nabo kandi akavugana nabo. Hepfo gatoya yaravuze ngo akibabajwe n'ibyo abona abantu babiri buriye inkike y'ibumoso bw'iyo nzira ifunganye kugira ngo bayigeremo. Barihuta bamugeraho vuba. Umwe yitwaga mu mihango y'idini, undi yitwaga Ndyarya. Maze barangije bamugeraho, Mukristo aganira nabo atya, arababaza ati muravaye mukajya he? Baramusubiza bati twavukiye mu gihugu cyitwa Ndirarira, turajyanwa ku musozi Siyone gushimirwayo. Arababaza ati ko mutinjiye mu irembo rirasukirwamo ryo muri iyi nzira? Nimuzi yuko byanditswe ngo uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo ahubwo akuririra ahandi, uwo ni umujura n'umunyazi. Baramusubiza bati abo mu gihugu cyacu bose bagira ngo inzira y'iryo rembo ni uruboko,
nuko bamenyereye kunyura mu nzira y'ubusamo bakurira inkike nk'uko dukoze. Arababaza ati, ariko umwami nyir'ururembo tujyamo ntazabita baca mu mateka kuko mucumuye amategeko ye yandikishije? Baramusubiza bati, ibyo byikubabaza, ibyo dukoze ni umuhango w'abi wacu, kandi ndetse tubasha kuzabaga bo guhamya yuko umuhango wahereye kera hashize imyaka iruta 1000. Iyo ukomeje gusoma hasi muri iki gitekere muri iyi nkuru ubona neza yuko byanze bikunze hari abantu buriye inkike, kandi abo bantu bakaba bataranyuze mu irembo. Ariko nk'uko bagaragazwa n'aba bantu bitwa ndyarya ndetse n'aba bitwa mihango y'idini, byanze bikunze n'ubundi abantu ntabwo babarizwa ahandi hantu hatari mu madini atandukanye yitwa ya gikristo yo muri iyi minsi y'aka kanya. Abantu bavuga yuko binjiye mu irembo ry'Imana, bavuga yuko batangiye urugendo. Nshuti zanjye bavandimwe, reka mbabwire, mushaka kureba neza mu itangiriro ry'urugendo rwanyu mukareba niba koko mwarinjiye mu irembo rirasukirwamo, cyangwa mukaba mutari kwihamya nk'ibi bintu nk'uko umuntu witwa ndyarya ndetse n'uwo bita mihango y'idini hano bari kubyihamiriza. Ndagira ngo babwire yuko Satani afite uburyo bwose akoramo n'ibitero bye akoramo kugira ngo rwose arwanye umugambi w'Imana, kandi ibyo ngibyo nibyahereye kera akora. Kandi byanze bikunze abantu bibwira yuko bari mu nzira y'Imana kandi bakaba batarinjiye mu irembo rirasukirwamo, uko ntabwo ikimenyetso kigaragaza yuko umuntu yinjiye mu irembo rirasukirwamo nuko hari ikintu agomba guhingukiraho cyitwa igicaniro cy'ibitambo. Icyo ngicyo nicyo mukristo yahingukiyeho, kandi kucyitegereza cyane ahabwa ikimenyetso cy'uko yababarira ibyaha, kandi uwo mutwaro umuva mu mugongo ngo ugenda buheriheri wikubita hirya cyane. Ni niyo mpamvu yagiye abwira aba bantu atari ko rero nyiri iyi nzira azabaza uburyo mwinjiye mu iri rembo, azabaza uburyo mwarigezemo. Reka mbabwire bavandimwe, ntabwo ikintu cyangombwa gisabwa muri uru rugendo, ntabwo ikirego gusa ari uko umuntu ari mu irembo. Ushobora kwibwira atari ko se icyambere si uko nsenga, atari ko se icyambere si uko nkora imirimo myiza. Hari iyobokamana abantu benshi bayobotse muri iyi si yacu ya none bavuga yuko bakizwe n'imirimo, bavuga yuko rwose gukora ibintu byiza, bavuga yuko gukora neza ngo ari ukubarurirwa n'Imana, Imana izababarurira kandi bikaba bihagije. Uribeshya cyane muvandimwe, kandi reka nkubwire ngo ugomba kugenzura itangiriro ry'urugendo rwawe, kandi nawe nimba utararyinjiramo muvandimwe, ndakurarika cyane kugira ngo urebe neza uburyo inzira y'Imana ikigendwamo, kuko inzira y'Imana irafunganye kandi ifite amabwiriza ayigenga. Ni nayo mpamvu Yesu yavuze yuko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa se atamujyanye. Abantu bose bagomba kwinjira muri iri rembo kandi bakabona urwuri ndetse bakaruhuka, kubera yuko abantu binjiye muri iri rembo ry'intama batanyuze mu irembo, abo bose ni abajura n'abanyazi nk'uko Yesu yabivuze. Ariko ndagira ngo nsoza ano magambo babwira abavandimwe nshuti zanjye yuko umuntu wese arekewe kwinjira mu irembo ry'intama nk'uko Yesu Kristo yari kubivuga. Byanze bikunze abantu bazabazwa uburyo bageze mu nzira. Ntabwo kuba uri mu nzira gusa, oya, ntabwo kuba uvuga ko uri mu idini usenga, ntabwo kuvuga yuko rwose utanga amaturo menshi, ntabwo kuvuga yuko rwose utanga icyacumi mu buryo bw'ibigaragara, ntabwo kuvuga yuko rwose ukora gahunda nziza no kujya gusenga mu buryo butandukanye. Ibyo bintu ni ubusa bigiranyije n'uburyo Imana ishaka yuko abantu binjira mu irembo. Nk'uko twabibonye mu rugendo rwa mukristo, yabanje kubabazwa n'ibyaha bye. Umugenzi agomba kubanza kubabazwa n'ibyaha bye bikamuremerera, kandi mu buryo bwo gushoberwa agomba gutumbira ku musozi ahantu agomba gukirira, ahantu bita ku irembo, kandi iryo rembo agomba kurirangirwa n'ikintu cyitwa itabaza, ari ryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko ari ryo tabaza ry'ibirenge byacu, maze umuntu mu buryo bwo kuryitegereza akabonamo Yesu Kristo kandi agahabwa imbaraga yo kugira ngo aneshe icyaha mu buryo bwose. Uwo muntu aba yinjiye mu irembo. Nicyo Pawulo yavugaga ati, nashyizeho urufatiro nk'umubakisha mukuru w'ubwenge. Ariko umuntu wese yindi uburyo yubaka ku urufatiro nimba rwarabonetse, umuntu agomba kugira uburyo yirinda uburyo yubaka kuri urwo rufatiro. Reka mbabwire bavandimwe, abantu bagiye kuzagira akaga gakomeye cyane ko kunyura mu irembo nabi, kuko ntabwo ikizagenzwa gusa ari uko abantu bari mu matorero, ntabwo ikizagenzwa gusa ari uko abantu bari mu madini, ntabwo ikizagenzwa ari uko nshuti yanjye urimo uba muri korari, ntabwo ikizagenzwa ari uko uri umuririmbyi, ntabwo ikizagenzurwa cyane ari uko uri umubwiriza. Ushobora kuba waruriye inkike, ukagwa ahantu bita ku gikarabiro ukabatizwa, ariko utarakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe mu buryo bwo gutumbira igitambo cy'ikaruvari. Ushobora
kuba waruririye ahandi hantu, yenda ukaba waruririye ahantu bita ku meza y'imitsima, ariho havuga kubwiriza kwiga ijambo ry'Imana, cyangwa se ukaba waruriye ahandi hantu ukaga ahantu bita ku gitereko cy'amatabaza bivuga kubwiriza ubutumwa bwiza, ukaba uri umubwiriza ariko utaziranye na Yesu. Mujye mwibuka amagambo akomeye cyane yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'umwaka ku gice cyawo cya 18, ahantu hari amagambo yerekana uburyo umugabo witwa Apolo ngo yari intyoza mu kubwiriza cyane, ariko ngo umugore witwa Kurikira nakwira ngo bamwumva bakumva ngo ntago abwiriza Yesu. Bavandimwe inshuti zanjye, ushobora kuba uri intyoza mu kubwiriza ijambo ry'Imana, ushobora kuba uri umuririmbyi w'agahano ndetse uzi kuririmba neza cyane, ndagira ngo mbwire ko ibyo ngibyo bitazashingirwaho. Nicyo cyabaye ku muntu witwa nta bwenge tugiye gusomamo hano dusoza kino cyigisho kuri paje 160. Yageze ku rurembo kandi yari yahawe imiburo y'uburyo bwose, ariko bikarangira rwose aciriweho iteka. Nicyo kintu kigiye kuzaba ku bantu, byanze bikunze nicyo kintu kigiye kuzaba ku bantu, kuko Imana icyo ishaka ntabwo ari ibitambo kurenza uko abantu bayumvira. Abantu bo bagira ngo Imana ishaka ibitambo kurenza uko Imana ishaka ko bayumvira, ariko ntabwo ari ko Imana ikora. Muzasome inkuru y'umugabo witwa nta bwenge muri iki gice hano, muzareba uburyo ibintu byamubayeho n'uburyo umukristo yari yamugiriye inama n'undi mubwirizabutumwa bagendaga witwaga Byiringiro, ariko bakanga inama ye. Byanze bikunze byarangiye umuntu witwa nta bwenge ibyamusohoreho ni ukujugunywa muri gihenomu, kandi ibyo birarangira. Ndagira ngo mbinginga cyane kugira ngo murebe ikintu Imana ishaka ko tugeraho, kandi turebe niba twarinjiye mu nzira Imana ishaka ko tugendamo, mu buryo Imana ishaka ko tunyuramo. Nibyo mbasabiye, kandi kugira ngo Imana twongere imbaraga kandi duteze intambwe kugira ngo tugere ku kintu Imana ishaka. Nsoza kino cyigisho ndi kubararika cyane ku magambo twakomeje kugarukaho turi no kuvuga ibyarusho igice cya 3 ku murongo 20, aho irarika ry'Imana rivuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga ngo umuntu umva ijwi agakinga urugi nzinjire dusangire. Amagambo menshi cyane agaragaza irarika ry'Imana, Imana ibiri kurarika abantu. Ndabararika kugira ngo mwinjire mu irembo ry'Imana, kandi Imana ibaha umugisha mu buryo bwo kumvira umuburo w'Imana, kugira ngo turebe neza niba turi kuva mu irimbukiro tujya ahantu bitwa ku musozi wa Siyoni. Nibyo mbasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ubwo tugiriye neza ukaba uduhaye amahirwe kugira ngo twumve icyo ushaka kutubwira mu ijambo ryawe, turagushimiye. Ukomeze kuduteza intambwe abana bawe, ubumvishe biruseho, kandi ubwo watusobanurire neza n'uburyo umwana wawe ari we nzira yo n'ubugingo, kandi ari we rembo ryo kwinjiriramo. Satani we akora ikindi kintu gitandukanye n'ibyo ngibyo, akareka abantu imirimo yabo yuko izabajyana mu ijuru, akabereka yuko kuba bari mu idini runaka bizabajyana mu ijuru. Mwami wanjye, ndagusabye kugira ngo muri uyu muburo dutanze ijambo ryawe rikomeze kuba urufatiro, kandi twereka yuko tugomba kwinjira muri Kristo ari we rembo ry'intama kugira ngo dukire. Nibyo nsabye Imana nizeye Yesu. Amen. Amen.